kumvikana. Abantu muri hasi muri kunyumva ndi kumvikana, mumpereze signal, munyereke niba muri kunyumva. Let me know, tell me niba muri kunyumva mwokatsindwa niba muri kunyumva. Nkomeze cyangwa sinkomeze? Oya ntabwo na bro, ntabwo ngiyewe njya mvuga source y'amakuru mani, ntabwo nshobora kukuvuga uzabazi. Erega buriya Godfather ngiyewe ndi imfura y'u Rwanda, Godfather ndi imfura ikabye. Ntabwo nakuvuga tuza utimaze wanditse utuje, ntabwo nshobora no kunyerera ngo mbirote. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ngiyewe nkumva, ntabwo nakuvuga. Aha. So, ariko se abantu hano mwagiye gahunda nuko imeze, so turi kumwe. Abantu muri kuri ese mwagiye mumeze gute muraho. Nimuze bakubita inkuru y'umwaka mbere y'uko umwaka urangira, ntabwo iyi nkuru yaryama. So, ejo bundi rero ariko kampamagara umuntu hano gato, kabano uri kunyumva? Kabano urimo kunyumva? ubu ndakumva. Mm. Give me a second. Uretse gato. Ayoyeye, uyu mwana ko telefone yitariho kandi yaragiye kumena umuceri. Ko ari wari ugiye kumena ubwino, ndabigenza nte ko telefone yitariho? Kandi ko nta muntu namutumaho ko yamenye iby'amabanga yanjye nawe. So, nukuvuga ngo Dani nanone ntabwo ari kumwe na Ngwino Ndebe kubera urukundo, reka ko nta hantu bahuriye. Yego Dani nanone nawe ntabwo ashobotse, ariko ubu turi kuvugana. Jeannette, mureke gusaba Mike, mwe muretse gusaba Mike kuko mudafite icyo mubwira abanyarwanda. Mujye mutega amatwi mwumva abantu bo kuri TikTok. Urumva? Mujye mwihangana. Mba nkeneye abantu hano bamenyereye ibintu bya showbiz. So, iyi story by the way iri kuri Twitter kurusha n'ahandi hose. So, ejo bundi rero ntabwo biri gukunda, ntabwo nimero iri guca, nimero yiciyemo. Kamanze mba mutinge sha. Kamanze zana amakuru. Ubwo uraza kumpamagara. Are we together? Kabano, umuhungu wawe Dani nanjye ndamwumva. Kigali si Kigoma. Niba ashobora aya masaha kwisanzura mu mitungo ya Sabe, imodoka Sabe yaguriye Ngwino Ndebe, aya masaha umwana akaba ari kuyitemberamo nta mutima mubi. Yewe Dani ndakumva, Dani ndakubwiza ukuri, buriya gutungwa n'igitsina cyawe nta kintu bitwaye, ariko ibintu byo kumurongorera muri studio bakabasanga mutafunze n'umuryango nibyo bibi. Urumva? Ikindi cya kabiri, reka gusahura uru rugo. Ibi bintu nakasa mutwe, urukumva? Mukanya ndaje dore inkuru nkaba umuntu. So, mu nkuru zigomba kurangira nuko ubu tuvugana hariho abantu bababaye. Birababaje cyane. Namubajije ngo kuki utafashe akavideo. Wasanze ari hagati ya Dani nanone na Ngwino Ndebe, ninde wari uri hejuru y'undi? Ati Godfather. Nakubiswe n'inkuba mbura ahantu ndebesha amaso, mfata envelope ntavuze. Ngwino Ndebe arandeba asesa urumeza, urumva abura ahantu akwirwa. Godfather ngenda gake, ntabwo ushobora kumbwira story nk'izo ngizo zidafite ibimenyetso Godfather ngo zitangaze, ntibishoboka. Ariko remember, iyo byamaze kugenda gutya ari saga nk'izi ngizi, ndashaka abantu bajye understandinga.
abantu bumve itandukaniro ryo kwinjira mu buzima bw'umuntu no kuvuga ku byamamare nk'uku nguku. Aba public figure turi kujyana n'aba public figure nk'aba ngaba, ntabwo aha ngaha twinjiye muri vie prive z'abantu, oya, ni aba public figure bisanze mu kwesurana basambanira muri studio, baje biragaragara ko Dani nk'umuhanzi ari gutwara imodoka ya ngwino ndebe yayimwambuye. This is the news for the showbiz, ntabwo twiza twinjira muri vie prive y'abantu, abantu bajye babimenya. Cyese niba mushaka kugira ngo tuzabe mu gihugu kitakora showbiz cyangwa igihugu kiri aho ngaho abantu bahora bahekenya amenyo badashobora kugutera story nk'izi, ariko when we speak about the public figure nk'uku nguku, this is the show. Sohoka umpamagare tuvugane, ibi nibyo bita showbiz. So ubu turi kuvugana rero, ngwino ndebe yaravuze ati bitewe n'urukumbuzi rwa Sabe, Dani nanone ugomba kumara, akira kontake. Sabe ntabwo nashakaga imodoka ye, nayisize iwacu cyangwa n'umugabo natandukanye nawe yari ayifite. Nashakaga ubugabo bwa Sabe, none yabutwaye mu Bubiligi. Dani ati uretse ngewe noneho nta nubwo meze nka wa wundi ngenda nasiramuye ndaje nguha ubugabo. Dani ko yamuhaye ubugabo akamuhera no muri studio, ariko ayo makuru yo muri studio nabuze ikizibiti kuko nta video yari ihari, nta n'ifoto, ariko umuntu wayampaye ngomba kuyakira. Sigara nkora ubusesenguzi bwanjye n'icukumbura ryanjye, nsanga muri uyu mujyi wa Kigali imodoka Sabe yahonze, ngwino ndebe bashobora kuba aryoshye, imodoka yamuhonze ubu ngubu Dani asigaye ayibyimbamo, mama yake na muzaratate. None ikintu gitangaje, reka nkubwize ukuri, abagabo barahenze, abagore harakuna umukobwa ageze akavuga ati kodi fada mujye mureka ntukarebe dufuha, buri umugabo araryoha. Ntumugabo aryoha ate? Kareba ukuntu ndyoshye, ngashaka uburyo ndyoshye, ko nkibuka ko ndi empwisa, kavuga ati ubwo abagabo batari empwisa bararyoha. N'izina ry'Imana ngwino ndebe gutwara imodoka, wenda imodoka ye kuyitwara, imodoka yaguriwe na Sabe kuyitwara akayihereza Dani, ibyo ngibyo byari bisanzwe, urumva, byari bisanzwe. Ariko Dani aryoshye mu ruhe rugero, ku buryo n'ibikoresho byo mu nzu byo kwa ngwino ndebe bajya kubipakira bakabitwara kwa Dani kugira naho umukozi avunitse amaguru. Ariko kumanza ngwino ndebe ushobora kubona kasira utera umwaka atari gusa. How did you find yourself? Abagabo bose muhuye bahura n'ibibazo, uyu mwana w'umukozi ari n'ibibazo bya nyina wa Bizuru nk'ibya nyina wa Bizuru kubera iki kibazo. Aha ngaha ndabona uyu muntu yahageze, ninza aha ngaha wihangane, ntabwo ndibuze kuvuga izina ryawe, ariko nyine ngomba kubivuga. Tugomba gupfusha umwaka tukawutangira abantu bazi reality. Yeah. So aya makuru nkimara kuyamenya, reka manze mba mutinge gato, manze ngaruke, reka manze mba mutingeho, manze mvugisha umuntu mwese. Kanze kuri TikTok mba mutinge, naba mutinze, reka kuri Twitter mba mutinge, bundi muhamagare. Network z'i Kigali ni uburoro, ndabarahiye. Network z'i Kigali ni uburoro, urahamagara umuntu ntabwo bikunda. Network z'i Kigali ntabwo bivamo. Yego, abantu muri kuri TikTok mujye mwiga no gukoresha urubuga rw'abasirimu. Reka mbasabe mwese mujoyininge kuri Twitter. Ubu ntabwo mugira X, muze kuri Twitter kugira ngo kuko telefone igiye kunzimana hano. Niba ukoresha X ngwino kuri Twitter muzi. Telefone ya TikTok igiye kuzima. Okay, asigara ndi comfortable hano. Kabano umushuti wawe rero, ibi bintu biratangaje.
iri shyano Esa ngo ni nyamuneka ntubivuge byose. ndabivuga byose ngiye kubiva imuzi ibya Dani byo ndabivugana ngwino ndebe urimo kumva abanyarwanda bagomba nuvuga ngo nyuma yo kurya Saba afite umugore ngwino ndebe ubari kurya Dani kandi Dani yananiwe gutanga child support y'umudamu babyaranye urimo kumva noze ni gute ayo makuru ntayavuga Dani nawe arakishakisha Dani ubu turi kuvugana Dani ikibazo rero umuntu avuze gutya abantu baragenda bakabyegereza umutima so ibiri biravugwa ko cyangwa uko biteye ni ukuvuga ngo ese nturi hano i Kigali ntuvuze ko Dani ari inshuti yawe muhamagara urebe ko ataza kugutwara muri ya modoka ya Sabe imwe yaguriye ngo urebe mu Ntabwo mafaranga ya YouTube ntabwo yantwara mu modoka ye gute se kandi nanjye mfite iyanjye twashorerana. reka nze maze mfata aya makuru ndaje Eh, aha yamba agomba kuba n'abamutinze ariko umuntu ashaka kuvugisha ntabwo biri gukunda ko amvugisha network azabaye network Ubwo atuye hehe? atuye muri Leta Zunze d'Amerika atuye muri Amerika ariko network zaho naho zigira gutya zikanga so ngayo nguko ubu tuvugana rero ngwino ndebe niwe mukobwa ufite urukundo rwa nyarwo uba ushaka umugabo udakeneye ibintu byose Sabe yamuguriye ibintu byose Sabe yamuguriye ari kubyimurira kwa Dani nanone imodoka yarayimuhaye ndi kugusomera iyi nkuru reka wumve ejo bundi umukozi wa Dani yagiye kuzana akabati mu rugo kwa ngwino ndebe imodoka iramugonga avuye mu bitaro vuba tuvuga izina ryanjye ntabwo ndi bukuvuge wowe naguhamagaye ariko mutamba wowe ndaguhamagara kuri TikTok ntuze ugatuma mvayo dore ntuza kabano dore mutamba none dore Juliet yaje kuri Twitter Welcome beautiful. urumva Ndakomeye. suhuza kabano Mutamba urakaza neza mu isi y'abasirimu. Ariko muriyumva mana. urakaza mu isi y'abantu b'aba intellectuel Umva ngwino iwabo w'abantu. Muriyumva mana. Sindabona. Ariko rero hano urarya wapi imenge. TikTok nayifunze mane nose mfunze TikTok mwese muza hano Njye naje kare nari ndimo ndi anonymous. TikTok nayifunze abantu ba TikTok bajya baza babe n'abasirimu hano banandike bawe ubwo Nibaza TikTok uri abasirimu. kuvuga inkuru uyigejeje kure bakaba bagukubise Manigano galaxy wajya kumva ngo inkuru igahita ipfa nta muntu wakomeza inkuru bamuhaye gift. Ave ubwenge bagukubita gift inkuru buratakana. igapfa niba umuntu ashobora kubarira inkuru sinjya mbasha kubarira inkuru ziri seriye kuri TikTok ntibikunda okay Ntibikunda. mbe muganira gato ngiye kuba mutinga manze mvugisha umuntu ndagaruka zana amakuru Watumyutinze se turaganira dute? Akogode. Oya aramutinga kugira tutamwumva. Siko tufata ababyukiye ku bandi bana abantu babiri bakuze. Namwinginze ni ukuri basi ntavuge Dani. Dani afite ibintu arimo gukora. Nanjye namvugire ngo ino ndebe baramushaka wiki. Atwamugani. Aratwica. No yuko tubakoze tukaba turimo turabirwanya twese. Ariko njye mba numva ashaka kubona ngo ino ndebe nk'umuramutse. Oya ariko se abantu niba baranabikoze njye ntabwo bindeba ariko abantu babiri bakuru buri wese ari free why not. Ariko rero ikibazo no kuba babikoreye ahantu abantu bakabafata kandi abasitari nyine baba bagomba kuvugwa. Ngo barabafata se bihishe nde.
none se wowe koko hari ibigize icyaha bakoze se bari mu ruhame erega niyo mpamvu byitwa imwanya w'ibanga nyine ndabaza bari mu ruhame babikoreye muri stade babikoreye ahantu hose umuntu yinjira adakomanze hashobora kugerwa nyine haba hari access kuki batafunze ikibazo ni kuki batafunze barabyibagiwe nese si abantu ariko wowe wakwibagirwa gufunga ugiye gukora biriya bintu wabonye ko hari n'abantu biyorosa ku manywa mutabonye ko hari n'abantu biyorosa ku manywa ntabwo muri tayari ubundi se man nabyo si ibintu byo gusambana niyo mpamvu nyine bisaba ibanga rikomeye cyane none se ubundi muri shobora ko basambanye ntimushobora kumara umwaka mbese ubu ntiwashira ngwino ndebe yabaruhiyeho Dani yabaruhiyeho nabo bagira ibyago uko babikoze barafatwa ako si urushaho ko babikoze kugira ngo bafite n'abantu babagenda ariko babanekaneka byanashoboka pe kuko naza aratumanura njye nawe ntabwo yatumanura hano aba yiyubashye haba hari abantu bakomeye cyane bamwe na bamwe banagaragara abandi batagaragara abigendamo gake gake ntabwo ari nko kuri TikTok mwese yabagize uburoro abanyine akarishye kuri TikTok babiri fan kuri TikTok mwese mwabaye uburoro ese wivuga ngo mwese nkaho wowe utabuhari ngewe yanyita uburoro se Godfather arabizi mukuru we yamuta kuko yiboneye ntabwo yanyita uburoro ahubwo nanjye nyine mbigendamo gake kugira ngo atanyita uburoro ibituma nyita uburoro ndabihunga naho se shangwe ino ndebe yego waje ntabwo ego ko ndatinda se naje usanze turimo gusaba ngo ngwino ndebe na Dani nanone bababarire rwose ntabwo nababarira gute kandi Dani nanone nawe bagira afite inyatsi urumva afite inyatsi afite umuzi w'umutware amafaranga akorera niwe muhanzi wa kera ariko utigurira n'ikirato Dani nanone ntabwo ari ukumuharabika Dani nanone yambaye neza Dani nanone ubu turi kuvugana uzi ko Dani nanone ariko yahaye Butera Knowless collabo none rimwe kabiri se Dani nanone n'umuhanzi wa kera Dani nanone yaje uzi ko yaje urugendo rwo kwinjira mu mujyi wa Kigali ugeze Kabuga utaratangira kwinjira muri Kigali urumva Dani nanone nturakare icyo mbabwiza ukuri ikibazo kandi uko kwagiye kubabarya ubu turi kuvugana Dani nanone niwe muntu navuga ngo bagira ngo afite inyatsi urumva ariko ibi ngibi byose biva kuri bya bintu by'ibitabi bya bintu ngo bigira abahanzi Dani nanone urumva ntabwo ni nka Fireman ni ba bantu Dani nanone ni uvuga ngo umuziki nta kintu mumariye niba adashobora kwitabi urimo kumva tugende gake igitabi none se erega buriya none ngiye ko ntazi ukuntu umwotsi umera mu kanwa ubona erega tuba dufitemo alukoro y'amatabi mu twacu kandi tutarigeze tuyanywa hari abantu bafite amaraso arimo alukoro muri bo so Dani nanone rero ejo bundi bikimara kugenda uku urimo kumva Dani nanone iyi story aho turi tuyitangirira igikondo ntabwo byarangiriye aho iyo byararangira ngo iyi nkuru y'igikondo iyo nakoresha title ariko ntabwo ngiye nigeze nanayitaho byahatari kuko urukumva none se gusanga umugabo ari kurongora umugore wujuje imyaka y'ubukure ufite ngwino ndebe niwe uri kurongora Dani niko kuri ndaguhereza impamvu ndaguhereza ingero zifatika urimo kumva ndaguha ingero ndaguhereza fact sibyo ngwino ndebe yasanze babafatira muri studio igikondo ni ngwino ndebe wari wasanzeyo Dani tugende gake kabiri ngwino ndebe yafashe imodoka yaguriwe na Sabe ayihereza Dani iyo bagiye kubyina impanga ye ijya kumufata ahantu tuyirebero hano haruguru irebero niho ngwino ndebe asigaye niho mukuru ya mpanga ijya kumufata ikamuha lift imodoka yaguriwe na Sabe yayihaye Dani nanone kugera ku mavuta ahantu nkubwira ko Dani nani ngwino ndebe ari urongora Dani ngwino ndebe umukozi wa Dani ikintu kibabaje n'ikintu gitumye mvuga bino bintu Dani ndashaka kubyumva
wakoze ubugoryi kugeza aho umukozi agonzwe. Nuvuga ngo ngwino ndebe yagiye kwa Dani avuga sheri none se amasahani azaguma mu ibase. akajambo gifaza Godfa uri ikigome. Se gato urananiwe. I swear to God aramubwira ati none bebe amasahani azajya aguma mu ibase. Ibyo Aramubwira ati ubwire bikuye he Kadongo aze kunishyano? gufata buretse gato ati ubwire Kadongo aze gufata akabati ko gushyiramo amasahani. Ahari ikintu cyatumye ndakara nkavuga n'iyi nkuru areka urimo kumva nuko Dani nanone uwo ninjye mu rusaku agira nimero ita kandi avuye muri Amerika uyu mu professionnel wa danje. Nuko Dani nanone ubwo ngwino ndeba aravuga ati sheri erega uretse no kuguha umubiri wanjye no kuguha ibyanjye byose imodoka dore narayiguhaye n'ibindi ngwino bitware ibikoresho byo mu nzu byose. No kuvuga ngo ahita avuga ati ntabwo nakomeza kujya mbona hano iwawe amasahani ari mu ibase, none ngwino uzohereze Kadogo. Umukozi wa Dani afata igare ajya kuzana akabati kwa ngwino ndebe ko gushyiramo nyine ko gushyiramo ibikoresho. Urimo kunyumva? Igare bagapakiye ku igare akabati. Ntumbaze gukangana gagati. Umwana ari kuva kuzana ku kabati imodoka iramugonga bro. Umwana ajya mu bitaro. Niyo ikintu cyatumye n'iyi nkuru dushaka tunabagurukana. Ugomba imodoka ibagonze. Umwana ajya mu bitaro abasezi ntibamugemurira. Oya. Urimo kumva? Uyu mwana arastragurinze mu bitaro uyu mukozi wa Dani ku buryo na Dani bamunegirije bakanga no kumugemurira bro mu bitaro. Ariko sivuga ngo tuba muri uyu mujyi, tuba muri uyu murwa. Urumva? Dani asigaye yibera kwa ngwino ndebirebero niyo yirirwa. So rero uwo mwana se avuye mu bitaro Godfa? Umwana yavuye mu bitaro kandi gusomera inkuru singiye inkuru se umva uko isomeka. Ejo bundi umukozi wa Dani yagiye kuzana akabati mu rugo kwa ngwino ndebe imodoka iramugonga avuye mu bitaro vuba. Ya urukumva n'amafoto arahari. So urukumva rero imodoka ya Sabe ngwino ndebe ubundi niwe mukobwa wenyine mu gihugu ufite urukundo rugurumana kurusha abandi bose, udakeneye iby'isi, wemeye imodoka yahawe na Sabe akavuga ati sinashakaga imodoka yawe nashakaga ubugabo bwawe, none ubugabo bwawe ubutwaye mu Bubiligi, ibyo wampaye byose ndabihereza undi mugabo. Fata Dani bifate nje nashaka umugabo sinkeneye ibintu. Urumva urukundo hagati ya ngwino ndebe na Dani nanone rurimo kugurumana rugeze habi. Urumva ibi ngibi byahise binkurura bingarura kuri topic nashyize hano hejuru. Aya makuru nayamenye kera ariko umuntu wayampaye biba ngombwa ko nyagenza gake kugeza ibi ngibi by'akabati n'imodoka bije ndavuga ndapfuye. Dani nanone ararongowe. Dani nanone arongowe n'umugore bita ngwino ndebe. So nuko bimeze. Ibi ngibi tukabihuza cyangwa bigatuma ibi ngibi bikaba byazanywe n'intandaro iyi nkuru ya Sabe tuzava imuzi umusibo iyi minsi mikuru turimo yo ya bonane nivamo. Hano muzumva amajwi y'abari abantu, muzumva testimony n'impamvu Sabe yasimbutse igipangu noneho byanyabyo. Mu byumweru bibishize naraje ndabibabwira nti Dani biravugwa ko iyo tuvuze ngo biravugwa ko nubwo bitaguprotectinga ariko bivuze ngo namakuru ari kuvugwa ariko adafite gihamya cyangwa adafite ibimenyetso ako kanya. Naraje ndababwira ngo biravugwa ko Sabe atahungaga ngwino ndebe cyagihe cyangwa ibindi. No, Sabe yahunze kuko muri iriya nzu mu ntebe yari asizemo umwana bivugwa ko atari yuje imyaka y'ubukure, wari watanzwemo pase na ngwino ndebe. Urimo kunyumva? Sabe akagira ubwoba ariyo mpamvu bakimara gusimbuka asimbuka buriya Sabe nta minsi ngaho yamaze mu gihe ahise agenda bitaratutumba, kuko urumva iyo baza gukorwa investigation byamenyekanye Sabe bari kumuniga n'inkari. Mu Rwanda ibintu byo kurongora umuntu utujuje imyaka n'akasamutwe. Ariko aya ni amakuru byonyine, ngewe nta makuru ntashobora kuzana ngo mpagarareho nyavuge
kugeza igihe ba nyir'ubwite cyangwa bamwe mu bayatangaza bagomba kuza ahangaha iyo nkuru nk'aba platform bakabyivugira apana ngiye kubivuga. Narabiteguye rero, batanze ibimenyetso, uwo mwana namaze kumubona, ya amakuru nababwiye ngo next year Sabe ni njye nawe shita kujya gusambanira i Bugande. Kujya gusambanira i Bugande byose tuzabizana umwaka utaha. Kabana aragenda agaruka agenda agaruka. So mu yandi magambo ibya Sabe tuzabigarukaho n'ibyuriya mwana. Ni mwana ki? Kuki Sabe yagiye akagera hariya agasaba ubuhungiro, imitungo ye yo kuriyenza nk'uko Dekate yabivuze ejo bundi akabita kubera iki? Ibingibi tube tubyirengagije, twigarukire ku nkuru ya Ngwino Ndebe n'urukundo rushyushye hagati ya Ngwino Ndebe n'umuhanzi witwa Dani Nanone. Uyu Dani Nanone mbibutse ko ubu turi kuvugana hafite, ariko si bibiri ngombwa. afite iki Uravuze afite iki ngo inde ufite iki? ngo Dani Nanone ubu tuvugana ngo afite iki? Dani Nanone ameze neza, atangiye ubu, yararongowe. Dani Nanone yararongowe, afite sugar mami, yararongowe, ameze akubwira bien. ko waretse Dani Nanone ungana nk'ubutaka waretse Ntabwo ngana umushuga n'ubutaka mami nose nkubaze, nose ashaka kumbwira ko atari iyo modoka, atari iriya modoka n'utwo tubati, Dani Nanone yakwiteza Ngwino Ndebe? Come on. yego Keka ntabwo bikunda. hako tfa ubu se Ngwino Ndebe na Dani Nanone urenze ninde ku Urenze mwanya nida ku buryo Dani Nanone yajya ku mugore ufite abana batatu. reka abatatu Urambwiye ngo Dani Nanone yasigarizwa na Sabe? Are you kidding me? Urashaka kumbwira ko Dani Nanone uretse gato, Dani Nanone umuhanzi tuzi umeze kuriya ameze ateze, Dani Nanone ugiye kumbwira ko yakoze ahantu Sabe avanye? gendera Amwagiye mureka. oya Ngwino Ndebe ni umukobwa mwiza, nimba banakundana ahubwo I wish all the best to them. Why not? Nese umuntu ubundi se umuntu ukunda wamwima iki? Tandukanya gukundana, ntabwo uru ni urukundo cyangwa n'ubukunguzi. Atari rwose ubukunguzi Uburyo ajya kumukundira mu mitungo ya Sabe. haka imitungo ya Sabe Ngwino Ndebe n'umugore wa Sabe Tukurakaye. Ndetse iriya modoka Ngwino Ndebe yikuye muri iriya televiziyo, iriya modoka yeguriwe na Sabe. ibyo ntabwo mbizi nabyo mpagazeho, kandi nubwo byaba ari byo Wabuzwa n'iki se kuri umukanda nzugi wa Sabe wowe? Ubizi kuri umumotsi wa Sabe? Nturi muri gatabirato wa Sabe? ngo ndi muri gatabirato wa Sabe ndapfuye. None nkubaze ikibazo kimwe, iyo umuntu aguhaye ikintu ntabwo kiba kibaye icyawe niyo yaba ari we wayimuhaye? Ntabwo mbizi. No, twumvikane. Iriya modoka Sabe yaguriye Ngwino Ndebe ni umutungo w'urugo rwa Sabe, my friend. Uruhe rugo rwa Sabe? Sabe yasezeranye ivangamutungo. Urumva? None se ko yayimuhaye nyine? Yayimuhaye yayimuhonze. Hako nta nubwo mbizi niyo yarayimuhonze aramaze, yarayimuhaye byararangiye, afite uburenganzira bwo kuyihereza uwo ashaka. Ntabwo afite uburenganzira bwo kuyihonga undi mugabo ngo afate Dani agenda aho bagize Dani. Ubu Dani yataye inshingano zo kwita ku bana yabyaye. Ko wafuhiye Dani? Ntabwo nafuhiye Dani. Dani ni umurwayi. Ndagusobanurira impamvu Dani umurwayi. Godfather ari kugendera kuri ya mategeko ngo impano nta muntu uyitanga. Ngaho wenda yaranayimutije. Uretse gato, none urashaka kumbwira ko Dani Nanone azarongora Ngwino Ndebe bakabana nk'umugore n'umugabo? Baba batabana se ubu ufitemo icyo kibazo? Uremera ko Ngwino Ndebe ataratandukana mu mategeko n'umugore w'umugabo? Ni umugore w'umugabo se barabana? Niba bari batandukana mu ibyo ntabyo, baba baratandukanye, baba bataratandukanye, bose hejuru ubukure, nta mwana uri munsi y'imyaka. Iyo ngo umaze amezi atandatu, iyo umaze amezi atandatu utabana n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ubwo muba mutandukanye direct. Nta nibyo nzi, ariko niba batabatana nje ntabyo nzi. Ibyo ngibyo mutama ntabwo kamwe ngo direct, kuko uza hari abantu bamaze icyo gihe batabana n'abagabo babo baratandukanye se bite byanyarika. No, iyo wataye urugo tandukanye ibintu. Tugende gake. Wafushye ese ukunda Ngwino Ndebe cyangwa ukunda Dani? Ngwino Ndebe ukunda wiki? None se ukunda nde muri bose kwa my friend? No. Juliet ndakuje. Buretse gato ahangaha rero nibyo bintangaza, mugenda mukigira ngo abantu ngo muzi kuvuga kuri ibi bintu nta kintu muzi. Listen, this is a showbiz. Ibi abana ba public figure kubavuga cyangwa kuvuga kuri ibintu biba biri kubakorwaho ni inkuru. Abantu bagomba kumenya bafite abakunzi babo. Dani Nanone niyo mazina ari mu byangombwa. Ndi kukubaza
Dani ngwino nanone niyo mazina ari mu byangombwa. ngwino ndebe Ngwino ndebe ntiyishuye mu bintu by'ama YouTube akaza siwe kasamutwe yavuye mu bahanzi bacu arimo ariko kurongora abahanzi yabavuyemo bacu bashaka yabagize ate arimo none si arabatiza ibintu birakwiye yasanze ari abatindi arimo aragenda bazahura baha utubati none ukumbwira ngo bave akantu ko kwita Dani umutindi ushobora kuzakaryozwa. ntago ni mana yanjye mumbabarire ntago mwise umutindi ariko se mwamuhaye niba umuntu amukunze iyo ukunda umuntu uba umukunda nyine ntacyo utamuha nese umuntu wakwihaye ubundi yananirwa kuguha icyo ari cyo cyose naretse kumukundira mu mutungo wa Sabe ariko none uhagarariye inyungu za Sabe ubu tuvugana hano mpagarariye inyungu z'umuryango wa Sabe nk'umuvugizi w'imiryango. ndumiwe noneho ariko ja aha ase buriya iyo mitungo ni iyihe kuko ushobora no gusanga iyo modoka ari ngwino ndebe wayiguriye kuko nawe afite amafaranga kandi menshi ndebe afite ubushobozi bwo kwigurira imodoka please ngwino ndebe n'umukire ate gute mu buhe buryo mu kahe kazi akora ko umugabo yerera muzegera Kugenda- yaranze ko akora yego mubizi. ko ariko Wenda yari yarisavingiye. YouTube y'abana abana urayizi YouTube y'abarabana ariko uri muzima ndi muzima ari cyane YouTube y'abarabana na TBT yanyu yapfubye niye yari yadanje yewe Agiye we barakutera. shawo ya mana yanjye aba Jo Twins barafashe sweetheart ibyo byo nujya kubigira Jo Ntabwo Twins iri kubwira hejuru amafaranga pe yabo. Wowe kutaragura igare ko mutaguze igare muri TBT kandi mwarakoze murashaka kutubeshya ko YouTube yagurira YouTube yabo. yego man sha ni izina ry'imana abana barakora pe babona amafaranga cyane rwose barakora Ntabwo nza kubibemerera ntabwo nza kubyihanganira urabyihanganira ntabwo nza kubyihanganira ndabamagana ngwino ndebe afite ubushobozi bwo kuba kandi si nawe wenyine uretse no kwigurira imodoka n'igare ntaryo yakwigurira yego komana Abraham iriya modoka yiguriwe na Sabe Ah, biratangaje yagiye. ngwino ese hari umuntu ubizi mugani ko ari Sabe wayimuguriye gute ndabizi yego sano babikora Sabe arabyemera Sabe arabyemera Eh, yabyemereye Ngo ngwino yabimereye hehe se ngo ngwino ndebe ni Nyiratsibura wagarutse urumva uko icyo ni ikindi kintu rero uvanzemo urumva anagamo akandi ntabwo ucanzemo akandi kantu gakaze buriya ngo ngwino ndebe ni Nyiratsibura wagarutse urumva erega biriya n'umunyarwanda bavuga ngo Nyiratsibura yanyaye ikivu urumva ndi kukubwira umuntu yarambwiye ati njyewe urukumva Mm. ninjiye muri studio nkandagiye ndavuga ariko se ko ndi muri etage nkandagiye muri Nyabarongo nte uwo muntu nawe akina mu runana urumva ngo agiye kuzamura amaso abona cyangwa akina muri ninde y'i Burundi uretse gato ngo agiye kureba ku meza yariho laptop ngo abona ngo hari isoko ya Nili urumva niko kuri ntabwo ngiye mbabeshya ntabwo ngenzi kuri inkuru uwo zibeshya muntu arakabya ntabwo akabya urumva studio bro mwarangiza ngo Gusa- studio uzakorera nk'imiziki iyo miziki icuruza gute ntuzajya ngwino ndebe ajya kwimenamo amazi niyo mpamvu Dani ibihe byose uhora mu bikasiro nyakupfa umaze imyaka n'imyaka ukora udatera imbere oya Va mu sha bitsina Dani ukora mureke ni umuziki. ukuri ntabwo mureka Dani ndikubwira mureke pe Dani amaze imyaka n'imyaka Knowless yubatse Karumuna ashaka umugabo ikindi kirirwa kigenda kizunza umurizo ngaho urarongoye yarubyaye abana babiri ntabwo ushobora kubarera uri aho ngaho none ugiye mu bikasiro yawe ngwino ndebe bazagukasira noneho burundu kuko Oya, turabizi nyamuneka. ibintu yakoreye ndakubwiza ukuri Dani nanone imodoka niba yigukangisha erekana na ngwino ndebe ntabwo aratandukana n'umugabo we urumva Dani uri umuhanzi dukunda uyu mwaka utangire ufite umurongo w'ubuzima wite ku bana bawe dore amaze kuba umupapa ufite abana babiri bagwaye child support y'ibihumbi 40 Dani- utanga n'ibihumbi Dani 5 byakunaniye Dani Dani afite niwe amahiti menshi twakabaye ahubwo tuyakorera promo ibi amabi ya Dani araruta hiti y'indirimbo ze oya sha nayaye koko kuba yarabyaye Dani yavuye mu nkiko bamutegetse gutanga child support yanze kuyitanga mpamagara umugore waze si ibibazo by'abagabo Oya bose sha. Oya, ntubizane hano. ntabwo ari ntabwo bihuriye bashoboraga no kumusaba ibiruta ubushobozi bwe kuko amafaranga akorera Dani nanone ushobora ejo bundi gusanga aza bamuhaye ikiraka cyo kuzunguruka Dani nanone byamunaniye gutanga n'ibihumbi bingahe byo kwishyurira umwana ishuri ntimuvugire erega ushobora no gusanga wenda contract ihitamo Morini niba uri amafaranga muri iyi menshi space ndagusaba kuzamuka oya Morini sha niba uri muri iyi space ndagusaba kuzamuka ndasubiramo Morini wabyaranye na Dani Morini Nyamuneka. umukobwa w'umukozi wemeye kwirwanaho kuko wabyaranye n'umugabo udashobotse ngwino nyaruka ndagushaka niba yaremeye kwirwanaho Dani yamuretse yemeye kwirwanaho Mm. ariko uzi kwirwanaho uzi Dani ntashobotse namba
nyamara ntabwo Dani ni imfura ashobotse y'u Rwanda ni uko Dani wenda we ntabwo mutaziranye cyane ashobotse Dani ndamuzi kuba uziranye nawe kubeshya ko muvuka mu karere kamwe ntabwo ibyo ngibyo bimukuraho Dani ko agira ibibazo agira amabi reka ndore niba iyi telefone yabonetse urumva ariko mureke wibuka ko dushyire ukuri ahagaragara Dani ari mu bahanzi bagira discipline pe yo ku rwego rwo hejuru ibyo uvuga urabizi nyinshi pe n'abandi bantu baganiriye nawe bamuzi bamuhora iruhande babikubwira ashobora kugira ikibazo runaka wenda yahura n'umukobwa akaba yamutera iyo nda wenda banahuye rimwe cyangwa kabiri ariko trust me Dani ni umwe mu bahanzi bafite umurongo wa discipline uri ku rwego rwo hejuru ku buryo ashobora no kwigisha abandi ni ukuri kandi ntabwo nkubeshye gutera inda ibibazo by'inda koko ko biri ku isi iyo rega nta muntu utayitera kandi hari n'umuntu ubikora n'imyaka 10 hose ntagire n'umugisha wo kuyitera so it's okay ngewe ikintu nzi nuko Dani ni umuhanga that's one icya kabiri Dani agira discipline pe sindabona Dani yasinze sindabona Dani yanyoye ibitabi sindabona Dani ari mu mpaka za hato na hato ni n'umuntu uzi no gukemura ibibazo mu buryo bwihuse nta nubwo ariko agira uretse amatiku ya gato showbiz cyane ndakubaza ibyo uri Mm. kuvuga n'uri kuvuga okay uri kuvuga dufite Dani Vumbi na Dani Nanone uri kuvuga ni ndi kuvuga Dani Nanone bashije kumirwa Dani Vumbi ni minisitiri ntago wamuzana hano arongera ajya kuri telefone kaba niko ndi kugenda gakeya ndi kumirwa ndashaka kugira uyu munsi tugiye kumena umuceri ku mahanga kuko bagiye kuza mugiye kumena uri kuvuga uramuzi Dani niwe muntu urumva udashobotse ubundi na se gato Godfather we uretse wenda icyo kibazo cy'inda wenda n'ibyo bamuvuza ntabwo byangwa ibindi we reka bidafitiye reka proof Dani afite Dani ibibazo hari umuntu wari byinshi bwamubone yasinze Dani hari ikindi kibazo wumva Dani yagira mu buzima bwe bwa ibibazo gihanzi bya Dani ntabwo wabyikoreza hoho ngo ibibashe kubyikorera ayo ariko ntabwo ari Dani ni Nanone w'u ibihe Rwanda se uretse cya kibazo cy'uriya mama babyaranye hari boretse gato ndaje tugiye kubipima ayo urabizi nyamuneka nyabuneka iki ko mugira amarangamutima iyo umuntu avuze ku bantu dore uzi iyo mvuze kuri Sabe Mutambara agenda karakara kabye ntabwo ari Sabe wenyine n'aba bana b'intuza mwese uwo muntu akavuga dutira impaka Godfather dutira impaka nyine duce itokera ka waburorowe uzamuka ahangaha ni mu kabari ko kwa Mutkuza ukavuga utahawe ijambo ugahabwe kamwe iwanyu nta bakuru bahaba urasanga abantu bakuru baganira ukaza ukabavugiramo sha iso ntiyakutoje kumenya uko winjira mu kiganiro iwanyu nta bakuru bahaba no sense ubu ngubu urazamuka ntabwo ushobora kuzamuka ngo wubahe usanze uze winjire mu kiganiro nk'umuntu watojwe warezwe dore umuntu witwa ngo nakabano dore umuntu witwa Kabano Patrick nanjye namubonye ngo Kabano Patrick ari he afite amenyo afunguye nk'abanyamurenge ashobora kuba ari umunyamurenge dore ntabwo afunze amenyo wabumbye akanwa niko arimo araseka tugaruke gake arimo araseka ntabwo asesa arasamye so twihuta gato erega nuko mba nashatse kugira ngo mbaganirize uganire I know uyu mwaka Godfather nyuma yaho niganzuye ibitero byanteweho ubu ngubu ngiye kugaruka erega hari umuntu ntegereje nuko aramye ngo agiye gushaka network hari umuntu ntegereje kugira ngo uri kuri ya gahunda yo kwihorera gahunda Godfather naraje hano mu ntege imene by'amacupa abandi mu ntege ibisongo urimo kumva icyo gihe naraje ndarambarara ndabayoboka maze kuyaboka mu nkoresha icyo mushaka aba bantu wera bangiraho ijambo banteza abana bato baranyandagaza bankoresha icyo bashaka buri muntu wese agashunaho urukumva aho maze kubiganzurira nakoze iyo tweet iraho hejuru y'insomere iyi tweet irebana n'abantu hanga kuri Twitter yisome Mutamba nayisome niba ufite ijwi ryiza mutafi isome bebe
iyo umwami yishe so udashoboye kwihorera uramusanga ukamubwira ngo databuja umwanzi yapfuye ndaje umpake wamara Mhm. kwiyubaka ukaba umugabo ushoboye ukamusanga ukamubaza uti harya data wamuhoye iki harya ngo dibada mwamuhora gikisha bakubwire twumvireho mwese ndababoroka usigara n'ikizi. nsigara niki Mm. ndasigara nabankurikira batavuga aba bantu wera aba bandi mwese ndababoroka abo bita bagisa n'intwari ntimwarebye hano bari kuninga n'inkari bari kunshura ubufundi na buhoro Gisa n'intwari ntumuvuge nabi n'imfura y'u Rwanda rameke. nta mfura mbonyemo aho ngaho Are we shawe rwose ndakubujije. ni uburoro bugenda Umwana wo kwa Nyerere. rero so muri Tanzania ahindutse kwa Nyerere ate ni wo mu bufundu Yizi si asa nk'iya Nyerere. uzi twakoze advocacy ya teta Sandra Rameka ararakara ati buriya dushobora no kugira gutya rega n'ibikoresho bigahaguruka intwaro zikavanwa mu bubiko tukagenda nk'igisirikare narasetse Rameki yavuze ko akeneye igisirikare ngo arasanga igisirikare kijye mwihangane ndaje kanitabira telefone mwihangane so ntabwo mushobora kuvuga se kabano murategereje ngo nzane inkuru uyu muntu wagiye gushaka network amurekaze Okay. uyu muntu cyambwira uwo ari we pe dutegereje naho ubundi rero mutamba urukumva kaba no Karame. nari ngiye kuvuga ngo mube mutapinga Gusharing. Ese X nayo barayisharinga. shweshari gasori Mutapinge mwohereze gift. mube mutapinga Hari igihe Godfather yigeze kuvuga ngo tap. Arasetse akiza kuri TikTok yaje hano kuri X arangira abwira abantu ngo tap the screen. Cyakoze icyo TikTok izabakorera muzagifatisha abiri. uko nuvuga ngo izabakorera nkumva uri kwikuramo niko gahinda afite konyine Jese ndimo ntabwo mba kuri TikTok. niba ari ikintu kinshimisha mu buzima bwanjye ni utuvidewo twari two kuri TikTok Uriya muntu ntabwo ari jyewe rwose niduhura ntuzagira ngo ni iki. Ni abantu babiri batandukanye. Yewe ubundi ndi wo kuri X. niko kabano Karame. iyo umbwiye ngo uriya mwana ni umuhanzi wizewe mu buzima Ni ukuri pe discipline ku rwego rwo hejuru. iyo bavuze discipline bavuga iki Ikinyabupfura nyine imyitwarire yawe n'abantu mu buzima busanzwe. Dani nanone yatangiye umuziki ryari Ibyo byo amahirwe ararutana gusa urwego erega menye ko Dani yafashe imyaka runaka agasubira mu ishuri akajya kwiga. ntabwo Dani yagiye kwiga niyo makuru muba mudafite None se ntuzi ko yasubiye mu ishuri kwiga? ntabwo yasubiye mu ishuri mujye mureka basobanurire ikibazo rero muragira abantu bakaba barimanganye ntimwumve urimo kunyumva Yego ndakumva. ntabwo mujya mugenda abantu bakagera nta makuru muba mufite ntabwo Dani yafashe umwanya ngo ajye kujya kwiga umuziki Dani ibi ngibi ndabivuga kuko nawe urabizi
Dani yararwaye araremba. Oh no. Ntega amatwi wimugirira impuhwe kuko yarwaye ibirwara bidakira byo mu mibonano mpuzabitsina. None se ngo Urimo kunyumva? iki yanamugiriye Iyi ngo ntabwo nyibuze ko ibyo ndi kukubwira. Iyo twinjiye muri iyo showbiz, amakuru ya showbiz n'uwasuze menya ko yasuze, nkamenya niba umusuzunuka cyangwa niba atanutsa. Tega amatwi ngo nkubwire ukuri rero. Dani ntabwo yagiye kwiga umuziki. Urimo kunyumva? Dani yarwaye ibirwara byo mu mibonano mpuzabitsina araremba. Dani afata iya mbere ajya kwivuza, biba ngombwa ko ajya kwivuriza mu ntara. Urimo kunyumva? Ahantu yagiye kwivuriza n'ahantu yagiye gucumbika neza neza ni mu marembo y'aho ishuri ryo ku Nyundo riri hara mu majyepfo. Barabaryimuriye ni hehe? Munyibutse. irihe? barijyanye i Muhanga. Urakoze cyane. Urimo kumva? Ntabwo ibyo bintu ari byo pe. Ntabwo nakubwiye, ntwabwiye kuvugana nawe umubwire ngo aya makuru Godfather avuga niyo siyo. Agezeyo, urimo kunyumva? Ndabizi ko ndi buhure nawe ndabimubaza. Umubaze uraza nzari ibimenyetso. Oya. Musunikira umuntu nkarambika ibintu hanze. Oya. Godfather sinzakora ikosa ryo gushyira inkuru hanze ku muntu ntafite ibintu bifatika cyangwa ibimenyetso. Oya Bishobora rwose. kundengera. Dani nanone agenda agiye kwivuza ibyo birwara. Urimo kunyumva? Ibyo ngibyo ndumva wabyihorera ari jyewe. Kandi bambwiye ko ari imfura y'u Rwanda ko yabanje kujya kwiga umuziki. Dani nanone ntabwo ashobotse na gato, ari mu bahanzi badashobotse. None se ku Nyundo byarangiye atahize Godfather? Manzu nyumve. Yagezeyo. Urimo kunyumva? Agenda urumva nk'umuhanzi sibyo? Ntabwo yaje mu kabari k'urwagwa. Atangiye gutora agatege kuyingayinga kuko Dani yari amaze kumera nabi, ibyo birwara byabimereye nabi. Urimo kumva? Nta handi ari gutemberera, ntabwo ari kujya kwa Mutwe, ntiyari kujya kwa Bosco umwe ucuruza ikigage. Urukumva? Ahantu honyine hagombaga gutuma umunsi we wira. Urimo kunyumva Mutamba? Ahantu hagombaga gutuma Dani umunsi we wira. No kujya akajya kureba ibihakorera, ukajya muri icyo kigo. Ahageze kwari ugutamporiza birangira Dani avuze ati n'ubundi ntabwo mfite aho gusubira, Kigali yarancaririye. Urimo kumva? Afatiraho gutyo atangira kwiga ibyo bintu by'umuziki n'uma collaboration. Ni umuhanzi wari uzwi yinjira mu ishuri ry'umuziki gutyo. Ntabwo Dani yafunze ibikapu bye ngo aje kwiga umuziki. Urimo kunyumva? Ibi ngibi ndi kuvuga nawe nyiri ubwite arabizi. So tugende gakeya rero. Ntabwo yigeze ajya kwiga umuziki. Aya masaha wowe Kabano uvuge Dani wansobanurira gute ko umuntu watangiye umuziki 2009 sibyo? Aya masaha bamuzi 40,000 akodesha inzu 40,000. Ibintu bibaho. Ndikubwira so bite byawe. Genda urebe. Iyo mbwira ngo umuntu ngo yitwara neza ngo afite imyitwarire myiza ya hehe? Ko bagira ngo afite inyatsi. Nta myitwarire myiza. Ibyo ni wabivuga abaho no guhirwa. Uhirwa iki? Tugende gake. Umuntu atarateye imbere cyane bivuga ko adakora. Uretse gato ntabwo ari gutera imbere sarahagira. Nyuma yaho ejo bundi yaragiye afata. Ubu Dani niwe muhanzi usambana muri kino gihugu. Uravuze? Ubu niwe muhanzi usambana kurusha abandi ku buryo ari we byagizeho ingaruka zingana. Ntabwo danasambana, birase n'utubyite gusambana. Ntabwo biri ari gusambana my friend. Ntabwo biri ari gusambana. Kira ni icyorezo. Nasi wabyita gusambana. Dani nanone yafashe uyu mwana w'umukobwa amubyaramwo umwana. Amubyaramo wa kabiri. Urukiko rw'Igihugu rwamutegetse gutanga niba ari 40,000 bya buri kwezi. Barangiza umuntu afite discipline. Ariko nibura basi arayatanga yo bamutegetse gutanga. Nta n'igikoroto. Oya. Reka mpamagare muri. Tapfuye. Reka mpamagare muri. Abana arivumbuye aragiye. Uragaruka.
ntabwo ariko na network uyu Dani ese nk'ubu ngubu ubuvuzi iki kabano wagarutse ntugire umuntu uzamura muri abo bantu bari gusaba kuzamuka Okay. bihorere so uyu mwaka utangira tariki 3 cyangwa 4 muzumva imva n'imvano yatumye Saba asimbuka igipangu agahunga itandukanye na Ngwino Ndebe. Icyo ni kimwe ko amakuru ari menshi nzayahera yendeka yahe imvuga yahe. Ibya Dani nanone na Ngwino Ndebe n'ibyo gukoresha umukozi accident avuye kuzana akabati ntibikunde tuzabigarukaho. Mu yandi magambo Dani nanone yarongowe na Ngwino Ndebe. Ubu aramutunze amutungishije imitungo yakuye kwa Sabe. Urumva ko bihura. Ntiyenza amaha Mutamba kanya. ibintu byo muri showbiz ibi ngibi bizankuru hari impamvu yatumye mvuga kuri iki kintu. Urabizi ko najya mvuga ngo mfe kuvuga ku kintu no. Fata umwanya wanjye kareba impamvu ibiteye. Uyu mwana w'umukobwa yagiye kuri kamera araturika ararira waramubonye. Wowe uwo Morin Morin yego ego aratabaza abantu bamwima amatwi. Urumva agomba gutega amatwi agahabwa ibyo agomba guhabwa. ahubwo noneho ibyo ngibyo bikonfirmye ko Dani koko akennye. Ese nimba wumva bamutunze Ntabwo danakennye. si umuntu Akennye mu bamutuye bitekerezo. mirongo ine koko Godfather. Akennye no mu bunebwe. Nta kintu na kimwe ugomba kuvugira Dani. Kabano yahunze yagiye kumuhamagara. Uyu muntu bamunze mu 40 koko urumva we yishoboye. Ahubwo bamushakira inkunga y'ingoboka. Ngwiki Mushyire muri VUP umuntu bamunze 40 koko. Urumva yorohewe. Umukorere ejo Godfather bundi Dani baro. uretse gato muta. Ejo bundi muri tour ya MTN Dani bamuhaye amafaranga angahe? Ntabwo nyazi. Ugenda ubaze birazungukana bantuza. Urumva? Urumva? Rero nta hantu wahera uvugira Dani. Ntaho wabona. Umukozi avuye mu bitaro wumve imodoka Sabe yaguriye Ngwino Ndebe ni uri kuyigendamo ibyo ngo ntacyo bitwaye. Kabiri gatatu nako Morin ari kurirayo kwarika abana Dani yarabashu wahera uvugira Jewe Dani. the only problem mfitanye nawe ni ukutita ku bana ibindi nta kintu bivuze rwose. Birakivuze sheri. None se kuba aryamana n'umuntu bitwubiye n'uburenganzira bwe. Kureberera imiryango uretse gato. Ikibazo icyaha kirimo muri ibyo bintu ni Ariko uzi ko kwita studio ku bana. bayifunze. Urabizi ko studio bayifunze. None se ibyo ngibyo baravuze ngo uretse gato. Urumva ibintu byoroshye. Hakusobanura basambana no mu mashyamba nkanzwe muri studio. Urabishyigikiye? Njye nabyishyigikiye ariko nta kigize icyaha kiri muri ibyo. Ibyo ni akazi kabo. Urabishyigikiye ibyo Ngwino Ndebe bari gukora? Wishaka kumva nayo magambo nabyishyigikiye urumva ariko rero si inkuru yo gutindaho cyane. Njye ikibabaje abantu 300 uretse gato abantu 300 muhurujwe n'imisambanire ya Ngwino Ndebe na Dani. urabashaka jewe ikibazo mfitanye na Dani niba koko adatanga iyo ndezo. Abantu 315 mwese muhurujwe n'imisambanire yo muri studio ya Ngwino Ndebe na Sabe. Ubu murashaka kumva ko Dani atwara imodoka ya Ngwino Ndebe nibyo bihuruje babyagija. Kandi ntibyagutangaza narimo n'abantu bakomeye. Niba ufite amafaranga arenga miliyoni 5 kuri konti ukaba uri muri space uri ikiwerewere.
ayo mafaranga yakugwiriye impanuka ntabwo wari uyakwiriye. Niba wafashe umwanya ukamara iminota 5-6 ubyagiye muri iyi space ushaka kumenya ukuntu Ngwino Ndebe yasambaniye na Dani muri studio, ufite igipangu gifite agaciro ka miliyoni 50, ufite mu mutwe hatuzuye. reba soundtrack yarahirya ntabwo dufasha abantu bose bari hano bisiberebere koko. ni ukuri ko Imana ari umuntu ufite umutungo w'agaciro ka miliyoni 50, ukaba uje kumva ukuntu Ngwino Ndebe yasambanye na Sabe nako na Dani muri studio. Au nakiriti mama ufite ikibazo mu mutwe gikomeye. Apfuye. ese wowe wazanye inkuru ukaba uzirengeje ubwo ngubwo uri umukuru w'ibiwerewere. Umva, ariko njye ndabyemera, njye nta munsi n'umwe nigeze mpakana. Nakomeje gutangariza abantu ko nta bwenge ngira. Dukunda ubusutwa No. kutaza kutubwira ukuntu twakorera amafaranga ngo tuze, reka tuze kumva basambanye n'ibyo. Urukumva? Okay, ibi bintu Imana nta muntu wanga umuceri. Bro, ubu uza abantu utungishije uyu izi nkuru ziraryoha, reka zikubwiza ukuri. kurangira Minisita utubahirije inshingano ze neza bro, aba ufite stress ko ejo bundi bazamukanda ijisho, abashaka ibintu bimuhuza kumva ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo basi abyirengagize kabiri. Urumva? Umugore bafasha ari gusambana abashaka kugira ngo azana haruhukire. Urumva? Umuntu wari utereza cyamunara abashaka kuza kumva amahomvu nk'aya ngaya kugira ngo aruhuke mu mutwe ho gato, yirengagiza ibyo bibazo. Nimuze mwumve imisambanire muri studio, ariko ngo neza ngo uriya mugore yasimbuye Nyiransibura. ariko se nicyo mbaza we mbaze nde ari married? mbaze nde cyangwa ino ndebe koze mbaze n'umuzajya ute hano koko. Ngwino Ndebe ari married, baracyari muri process ya divorce, ntabwo aratandukana n'umugabo we bre, agitambaza umugabo we bataratandukana byemewe n'amategeko. ako agitambazo urabizi kabe ako Godfather. Ngwino Ndebe uyu mwana mwamuhaye amahoro, utwe mwaka wose mwawugeze Ngwino Ndebe Ngwino Ndebe ari mu bantu badashobotse. Urumva? ahako adashobotse hehe uramuzi kugira ngo urebe ko uretse gato Saga ya Sabe ntabwo iribagirana kaho none se na ugarakuze hazi kuvuga ngo nitore ko afite ikivo muri studio asambanire. Uretse gato aje gusambanira na Dani muri studio koko mu minsi 2. ariko se nta foto ntacyo ufite fact yuko babikoze Mukamba ntibiba nkaswe muri studio harimo agatanda cyangwa harimo namubwiye no mu mashyamba arabihakorera ubwo ni inkuru. uzi ko hari umuntu ujya ufata toilette mu rugo akajya mu gihuru, hariho abantu Mutamba ongera uvana ijambo mu kanwa ngo iyo ni inkuru mpite ngutumura. Uzi ko mwafashe amabi mukagira normale mukumva ko ari ibintu bisanzwe. Ikibazo ni uko ari umugore n'umugabo baba bafite ingo barangiza bagaca inyuma abagore babo cyangwa bagaca inyuma abagabo babo, ariko abantu libre sha. Ubusambanyi bukomeje guhabwa intebe banyarwandakazi. Abangaba barabwimitse bavuze ko ari ibisanzwe gusambanira muri studio, aho Ngwino Ndebe yasambanye na Dani izuba riva. Ibi ngibi babigize ngo ni ibintu biri normale, ngo no mu mashyamba barahasambanira. Babivuze mwumva? Ibintu byari induru ni Sabe wari ufite umugore, sibyo? Sabe we yari mariye, byavuga bikavugwaho induru. Cita wumvise yabikoze? Yes, kuko abona abagabo bari mariye. Wumvise Mutamba yabikoze n'umudamu uri mariye. Ariko Ngwino Ndebe udafite umugabo, ubwo se byari ngombwa ngo ari utangaho urugero? Undebere ngo komeza nsimbuka nimugapfa ibintu bidashira bira ntago bishira mwana. Gute muva abantu bavuga ko ibintu bishira? Hanyuma Jacques, ikintu kimabaje cyatumye navuga n'iyi nkuru. Ngwino Ndebe yagiye kwa Dani. Urumva? N'ububati nabyumvise nari mariye. Ntega amatwi ntabwo ari uhari. Uyu mwana w'umukozi niwe wanteye uburakara atuma mvugiye inkuru. Urumva? Kubona umwana w'umukozi agenda akaremba akajya kwikorera akabati ku igare. Urumva? Imodoka ikamugonga akajya mu bitaro akicirwamo n'inzara ntibanamugemurire. Ngwino Ndebe warahemutse.
Kongera ndebe yagorwa no kwima. Ngira ndebe se wagomba ni kwita ku mukozi sebuja ni nyirabuja. Dani se bwo ndebe wagomba kwita ku wahembutse. mukozi w'umugabo wawe Ariko mukabyara. Ese Godfa ntabwo dushobora kuba inshuti nta bindi bintu. Ubu sinaguha akabati just nta nicyo dukora. umugore hanyuma ngo ukama n'imodoka yawe imodoka waguriwe n'umugabo akakora yitwara ikigoye no gutandukanya ubucuti no kumva umubano abantu bafitanye. urakoze cyane. Hanyuma ikindi nkubaza kuba inshuti no gufata ikivo bakagishyana muri studio y'abandi ibyo ngibyo ubwo bucuti ni Ibyo gati ngibyo ariko nta proof tubifitiye. Nicyo kibazo. proof ni uko None bari se hari ubwo kutuzanira video kubibona za byibuze porno. natwereka igihamya, twereka Nta igihamya. gihamya gihari nicyo Uyu nguyu kibazo. ngo bamwita nde? Mwita Niyigena generwa ibishanga kavuki ipi ibyo bintu ntago bishira mwana, ibyo bintu ntago bishira. nawe ndakumanura umanike ikiganza tugende gakeya rero. Wa mugabo we iyi message nyandikiye nzayisoma nyuma ya bonane. Nzayisoma nyuma ya bonane wihangane kuko ni ndende. ubu ngubu ko umaze kutumenyereza kuzajya utubwira ibi bintu kandi ufite application app igomba kuzabaho n'utazajya uza Izabaho se izabaho ubona apo iri kumbanira apo irambanira ntinyikishije ubutindi nimba mwaramaze gukora subscription ubona ngaho mbwira nube igitekerezo cyawe ariko nyine ndi mu gahinda urabona babaginga bataranze kuyifungura aya makuru yose ukayatutsimba ko n'ubundi ntawe uzatinyuka kuyavuga mbere yawe. nakubwiye amakuru yose nigeze mbabwira ko bampora iki ibyo muri Grand Legacy byose nigeze mbivuga. Nigeze mbabwira mubona nirwa namagana nababwiye bampora iki n'ibyo ni Nyamata muri bootcamp narabibabwiye. Nigeze mbibabwira ibyo bintu se yego bitubwiyeho hari ukuntu dufiteho mutegereze kuko hari amafoto n'amavideo mwigeze mumenya ibyo amavideo se muri hoteli ku Kibuye na Muhetora ibyo byose nsimbifite. Ibyo ama driving license ni byinshi mfite amakuru mfite ni menshi mutegereza application izafungure nubwo ndeba apa yanze kuyimfungurira ariko umunsi yafunguye amakuru yo ntabwo amakuru yo ni menshi ibi ngibi ndi kunyura hejuru urukumva hari umutipe nzi ibyo bintu bikora hano TikTok wamubwira ntabwo connecta nawe akabigufasha waba ukoze kuko amaso yaheze mu kirere ndahangaha abangaba nabo abazungu si abantu bashaka kugira ngo umuntu ahahe ariko amakuru nzajya ntanga urimo kumva aya makuru yo ni menshi Jacques kandi nawe urabizi amakuru ni menshi kandi Godfather kugira ngo amafaranga wampa amakuru kandi nibutse abantu ko amakuru tuyagura ibi ngibi byo amakuru ntabwo azabura amakuru ni menshi kandi buri amakuru yose ntabwo ari amakuru inkuru bitewe n'aho ivugiwe n'igihe ivugiwe n'akasa mutwe ntabwo uzayitangaza inkuru zose kuko hari inkuru utangaza iyo nkuru ikakubera inzira y'urupfu cyangwa iherezo ry'ubuzima bwawe kubera inkuru batangaje. Ibyo ngibyo urabizi. Buriya hari ikintu najya nemera hari filozofe z'abazungu zirimo ubuhezanguni no gutandukanya abantu ngiye ntajya nemera ngo by'abanilotike n'ababantu ariko hari filozofe bavuga ngo ababantu bareba ikintu bagiye gukora bakareba ubwiza burimo bakareba n'inyungu bari buvanemo bagahita bagikora. Hanyuma abanilotike ngo bakareba ikintu bagiye gukora bakareba inyungu zirimo bakareba n'ubwiza bwabyo ariko bo mbere yuko bagikora bakamanza kureba n'ingaruka zizavamo bamara kuzibonera igisubizo bakabona kwakitinga. Wumvise itandukaniro? Bamwe bareba ikintu bagiye gukora n'inyungu zirimo n'ibyo bakora bari buvanemo bagahita bakora action ingaruka zikazabageraho. Hanyuma ngo abanilotike bo bareba ikintu bagiye gukora bakareba inyungu zirimo mbere yo kubara action bakamanza bakareba n'ingaruka zizavamo. Icyo ntemera nuko bavuze ngo n'abanilotike n'ababantu ntabyemera ko buri muntu wese abafite IQ itandukanye n'iyundi ibyo byaba ku bantu bose umuntu arivukira ariko iyo ako kantu ngenda kemera ntekereza ko ugomba kureba ikintu ugiye gukora amagambo ugiye kuvuga ukareba inyungu zirimo ukareba n'ingaruka zavamo wamaza kureba izo ngaruka wazishakira igisubizo ukabona gukora action
ukabona kubwanuka ukavuga Mange Kimambi yari yaracitse mu gihugu cy'iwe. oya no application ntiyamuciye mu gihugu cye ngaho Nyine ibaze ndamutse nkoza kasa mutwe sinzongera ukandagiza ikirenge mu gihugu rero kubera amafaranga cyangwa Mange atakandagira ngo mu gihugu. bamwambuye pasiporo ariko ntabwo ashobotse ira application ya Mange Kimambe bamwambuye pasiporo Magufuli kuko yatwaga perezida wa Tanzania cyane bamwambura pasiporo n'ubwene gihugu bwa Tanzania Yari umufana avuga ahubwo ngo yari umufana wa Magufuli yatukaga oya bariya batipe oya ntabwo uyu akurikira mudamu ahubwo niwe yibasiye. reka rero ntabwo uzi amakuru yatukaga Magufuli aramwibasira bikabije urimo kunyumva babaninga bamwambura ubutanzania bamwambura ubwene gihugu na pasiporo barayibaninga Magufuli apfuye uyu mugore aje yamusanze DC erega njye mvugana na Mange Kimambe niwe wamfashije hari futures yanyeretse yanamfashe muri ibi bintu ndi gukora bya kasamutwe asa sinjye namuje nuramutinganya umutanzania ba muri Calgary azano naramwakiriye so uzagenda ureba ikiganiro yakoranye n'umutinganyi w'umutanzania ubangaha Calgary so aragenda ajya asanga uyu mudamu uyu muperezida wa Tanzania amusanga muri DC aramutakambira bamusubiza ubwene gihugu bamusubiza pasiporo nta mwaka washize nawe aramutuka ariko niyo kubera uyu mudamu nyine yatukaga. yes so there no application yiwe n'ubu bagenda bayibaninga ariko uriya mudamu uyu perezida uriho yamusubije ubwene gihugu kuko Magufuli yari yapfuye kandi yibasiraga Magufuli Mange Kimambe amakuru ndakurikirana cyane kuko ndega iyi application mbere ko nyigana namanje kwitegereza ugiye ukikora yabampaye na motivana muri TV by the way so rero tugarutse ibi bintu bya social media izi social media anytime ishobora kukurangiza gutya space imwe yonyine ese we Naomi batwikiraga ubukwe bwe bimwe babeshyaga ngo by'ibiki n'ibiki ntago batwikiraga ubukwe bwe barabwicaga ahubwo ni abantu dufite abantu muri societe urukumva bashaka kubona bo bumva inkuru zavugwa ari inkuru mbi gusa Descartes yarabeshyaga se ntabwo yabeshyaga yaraharabikaga byase n'ibiki ariko n'ibindi yavuze ngo tuzabona ibintu kuri The Ben umwaka ugiye kurangira hari ikintu kizaba hagati ye n'umugore we kumbe iriya video iriho atwikira birabyo bivuze neza kandi byagenze neza byari sawa ni yari video Descartes n'umuntu wa The Ben so kumuha amakuru ko hari video irari promotion bakoraga kandi yayikoze neza I do like that nakunze uburyo Descartes yakozemo ikintu ashobora kuvuga reka nzamubwire Sanjaki sibyo the way I believe ubuzima bw'umuntu ngo yabyaye ngo ari muri relationship that is not my business invitation za Mutesi Jolly nizisohoka ibyo ngibyo naza nka breaking news she's a superstar ni public figure agiye gukora ubukwe izo breaking news nkayimenya mbere nabivuga urimo kumva anti wacu ndamutse menya ariko ari muri relationship sibyo iyo relationship nkaba ndishuwa kwa yirimo igihe kizageragara ikagaragara hanze iyo nayi breaking it's breaking news ni public figure sibyo ariko gufata relationship umuntu harimo cyangwa atarimo itaragaragara nkayikoresha ndi kumuharabika ntabwo byo nabikora none ino ndebe wanje wari kuzira iki no ibi biratandukanye completely biratandukanye harimo ni saga ikiriho ya Sabe hakazamo uyu mwana w'akabati wakomeretse akajyanwa mu bitaro urimo kunyumva hakazamo umuhanzi Dani it's a news ni showbiz izi ni inkuru niyo mpamvu ntangira space navuze ngo ndagahongayire n'umukozi utigeze uvugira uriya mukozi bafunze reka nze mubwire Sanja ntabwo iyo umuntu yamaze kugenda hariya urimo kumva uriya mukozi akajya hariya kuri kamera akavuga kandi mu ibintu byose uzanyitegereze neza niba ari ikintu cya mbere nirinda urimo kunyumva iyo inkuru yamaze kugera mu butabera urimo kumva nta advocacy bikenewe nta nicyo kuyivugaho
uriya muntu yarakatiwe, bivuze ngo kuyivugaho ni ukuvuguruza iby'ubutabera bwakoze. Ntabwo ubutabera bwagendeye ku marangamutima kugira ngo bukatire uriya muntu, nuko hari ibimenyetso. Ubutabera bugendera ku bimenyetso. So niba haraje ibimenyetso, hakabaho kuburana, ibyaha bikamufata agafungwa, nyuma akaza mu itangazamakuru aje gusaba ubutabera atahawe n'inkiko, agiye kubagwa na social media se. Hari akaba ari gusuzugura inzego z'ubutabera bwacu, kandi ntabwo nabikora. Guhereza umuntu platform nk'iriya, yarakatiwe, arafunguwe, azanywe n'uburakari. Umuntu ufunguwe yarakatiwe, so wagira ngo azavuge ikihe cyiza. So ntabwo rero uwo ngo ibyo ngibyo nabivugaho, ikintu cyose cyagiye mu butabera n'inkiko, buriya mfite ukuntu nsubiza ikirenge inyuma nkabirebaho kabiri. Keretse nk'ibi ngibi nabyo mu nkiko, nkabirajya bafata ku mavuta, bagiye tututututu. Ariko uvuga ngo umuntu ngo yaje ngo yararenganye,